Aha, ntiduhwema kubashimira inshuti mudahwema gukurikira isi ya Bibiliya. Amahoro y'Imana nabane namwe aho muherereye hose hirya no hino ku isi, abari muri Amerika, ku mugabane w'Uburayi, ku mugabane wa Aziya, muri Afurika ndetse n'iwacu mu Rwanda. Kubumva uru rurimi tuvuga rw'ikinyarwanda hirya no hino ku isi, turavuze ngo imbaraga z'Uwiteka zibarwanire kandi amahoro y'Imana abane namwe kuko mudahwema gukurikira isi ya Bibiliya. Nawe ugeze hano bwa mbere, turavuze ngo Uwiteka aguhe umugisha kubw'uko wemeye gufatikanya n'isi ya Bibiliya gukwirakwiza inkuru nziza y'ubutumwa bwiza bwa Kristo Yesu, kugeza ku bandi. Intego y'isi ya Bibiliya mugira ngo murabizi, ni ukugira ngo dukangurire benshi bazahunga umujinya uzatera ubwo isi izabishiranye no kwifuza kwayo. Hano imbere yacu hano ku isi ya Bibiliya ngira ngo murabona dufite abatumirwa baryoshye cyane. Reka tubasuhuze cyane, barambura ikiganza basuhuza abantu bo ku isi ya Bibiliya. Mukomere cyane. Yego. Tudatinze reka dusabe dirija wa korali ijwi ry'umwami adusegere, uwo mubona ku ruhande rwo haruguru bambaye iniforume kandi dusabe dirija wa korali ijwi ry'umwami wa korali yitwa ariko ndabivuze we bari kubyivugira, ariko n'ubundi baraje babasuhuze babibwirire, tumwinginge aturagize Imana. Ni karibu. Anacu Mana nziza, Mana igira neza, Imana idukunda, tugushimiye ukuntu wabanye natwe uraturinda kuva mu gitondo tugeze muri aya masaha nyir'ingabo tugiye ku mwuka w'abazima. Wabanye natwe ntibaturetse ngo tube twenyine, waturinze uraturengera. Ibyo ni ishimwe tugushimiye nyir'ingabo. Rero muri aya masaha ubwo twicaye ahantu tugeze imbere y'aba bantu nyir'ingabo, turakwinginze ngo ubane natwe, ibyo tugiye kuvugira aha hantu nyir'ingabo ubihumanure nyir'ingabo, bisiga amavuta. Komeza uganze rero, komeza ubane natwe, ntutureke, komeza ubane natwe muri byose, ubwawe Yesu. Amen. Turagushimiye cyane umukozi w'Imana. Reka tudatinze rero tubabwire babasuhuze kandi banabibwire, bababwire n'abari bo n'icyo bakora. Buri muntu wese agiye afite inshingano mu murimo w'Imana, atubwire rwose kugira ngo dukomeze ikiganiro. Ni karibu wowe umaze kudusengera, akaba ari wowe duheraho. Abasuhuje mu izina rya Yesu. Amen. Nitwa Ntiranyibagirwa Theogene, ndi dirija wa korali ijwi ry'umwami. Dirija wa korali ijwi ry'umwami Yesu. Uwiteka aguhe umugisha mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Yego. Umugenzi wawe dukurikiye nawe. Mu izina rya Yesu ndabasuhuje. Murakoze cyane. Ndagira ngo mbanze mbashimire cyane uyu mwanya muba muduhaye. Yego. Kugira ngo tuvuge ku bijyanye n'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Nitwa Bavugimpoze Jean Damascene. Nkaba ndi umugabo byo. Yego. Afite umugore umwe n'abana 7. Ndirimba muri korali ijwi ry'umwami Yesu. Ndi perezida wa korali ijwi ry'umwami Yesu. President of choir, the voice of Christ. Nkaba rero ndi n'umudiyakoni mu itorero rya ADEPR, itorero rya Muyange. Murakoze cyane, ibindi ndumva twagumya kubishyira imbere y'Imana. Turakomeje kuganira, Uwiteka arakomeza kubana natwe. None dirija, wende watubwiye niba wubatse cyangwa, kuko hano kuri izi mbuga cyangwa se bavuga ngo kuri iyi mihanda hari igihe ashobora kukurabukwa gutya, uvuga ati ko tatubwiwe niba yubatse, tumenye niba turi bumubenguke cyangwa niba ari butubwira akantu. Urubatse cyangwa uri umusore? Nanjye ndubatse, mfite umugore n'abana 5. 5. Nibyo ariko. Ese uruva muri abagabo b'abasaza bashensha kanguhe. Nanjye rero nguko musanzwe tumenyeranye hano, ni umuyobozi wa shene isi ya Bibiliya. Uwiteka aduhane umugisha. None hano ku isi ya Bibiliya hari imirongo dukunda kugenderaho. Intego y'isi ya Bibiliya ni ukugira ngo ni ukumenyesha abantu aho isi ivuye, n'aho igeze, n'aho yerekeza, kugira ngo abantu turusheho kubakangura gukora ibyo Imana ishaka, maze bazabane n'Imana yacu iteka ryose, kuko isi yo iri bugufi kugira ngo izashirane n'ukwifuza kwayo. Iri bugufi rwose, kuko ibimenyetso biragenda bigaragara, ibimenyetso, yego, intambara, ni ya minsi y'imperuka, inzara, ikindi ni igihe uburwayi, indwara z'ibyorezo, yego, ikindi ubukene,
byinshi inzangano imidugararo hirya no hino amarozi aribyo bikubiye mu bugome usanga abantu bikunda yego usanga abantu ibintu by'Imana basa nkaho babiretse kandi igihe cyari iki cyo kubijyamo igihe cyari iki cyo kugira ngo bakore ibyo Imana ishaka none nk'ahantu ku isi y'abira rero turagira ngo dukangurire abantu kuri ibyo bimenyetso biri kugaragara bigaragaza ko isi igiye gushirana no kwifuza kwayo noneho hari umurongo tugendera hano ku isi y'abiriya bavuga ngo hari umurongo wa 17 hari umurongo wa 17 w'igice cya kabiri cy'urwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana mu nzandiko za Yohana uwo murongo uravuga ngo kandi isi irashirana no kwifuza kwayo ariko abakora iby'Imana ishaka bazahorana n'Imana iteka ryose isi iri gushirana no kwifuza kwayo ishirana hari ikintu gishira ko kigashirana isi iri gushirana no kwifuza kwayo ariko abakora iby'Imana ishaka bazahorana n'Imana yacu iteka ryose none no mu butumwa bwa Kristo Yesu ubutumwa bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana igice ni igice cya gatatu harya igice cya gatatu murongo wa 16 kambasome kambasome cyangwa se nanagufasha kubasoma yego naravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho urakoze cyane kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho none kandi ubugingo buhoraho iteka ryose kuko ubugingo hari ubugingo bushira hari n'ubugingo buhoraho iteka ryose urumva ko harimo ubugingo bubiri ubugingo buzashirana n'isi kwa kundi isi iri gushirana n'ukwifuza kwayo none hakaba n'ubugingo buzabana n'Imana yacu iteka ryose ariko haleluya amen kandi karafasha rata n'ubugingo buhoraho iteka ryose nibyo kuzabana n'Imana ibihe byose none ko isi ibi bimenyetso biri kugenda bigaragara ko isi koko iri kwagushirana na kwa kwifuza kwayo bizashirana na bwa bugingo buzashira uko biri kugenda bigaragara murabona ubugingo bw'abazabana n'Imana yacu iteka ryose abantu bazabubona ijambo ry'Imana byose nkubwire ibintu byose ijambo ry'Imana ubundi ryahumetswe n'Imana ibintu rero ijambo ry'Imana rivuga ni ibintu byaturutse ku Mana ntitwemera se ko Imana ibaho Imana ibaho iyo Mana rero ibaho ari nayo twizeye ubwo yatangaga umwana wayo w'ikinege Yesu Kristo niho iri jambo cyane ryanaturutse imaze gutanga umwana wayo w'ikinege Yesu Kristo akaza akaducungura uwo ne waduhaye kuba mu bundi bugingo buhoraho iteka ryose cyakuzabona ubugingo buhoraho iteka ryose kuko yaramaze kubikorera yaramaze kubikorera arababazwa arakubitwa inkuru ni ndende agera ku musaraba naho bamutera icumu amaraso arameneka agera n'igihe arapfa ariko turashima cyane ko atahiranywe n'urupfu haleluya ntabwo yaheranywe n'urupfu kuko ku munsi wa gatatu gusa yarazutse aragaruka azukana ubutware bukomeye kandi ngo abameye uko kuzuka nibyo bibaye haleluya ayatwise cyangwa yaduhaye irindi zina ryo kuba abana b'Imana iryo jambo ryo kuvuga ngo abana b'Imana niryo riduhesha kumenya ko buri bugingo buraho iteka ryose buriho yego buriho ndabyumva ikibazo cyanjye ntabwo ndaba satisfied sindasubizwa neza ikibazo cyanjye kiragira giti abantu ko iminsi iri gushirana no kwifuza kwayo isi nayo ikagumya ishirana no kwifuza kwayo ibihe n'ibimenyetso by'iminsi y'imperuka bikaba biri gushirana bigaragaza ko isi iri gushirana no kwifuza kwayo kandi dufite izazano ry'ubugingo buhoraho yego ubugingo buhoraho ko ukurikije imyifatire abantu bafite nabo bari kugenda birekurira muri kwa gushirana kw'isi
iyi si ikagenda ibarusha imbaraga aho bwa bugingo abantu baraza kubabona ntabwo aya burahari aya burahari aya umva mwene da burahari pe wazaga afite impamvu ngavuga impamvu ariko burahari impamvu mvuga kandi ntabwo nuko mbona isi iri kugenda iganza abantu ikabaganza dukurikije ibiri kubera ku isi abantu bari kugenda bagendera mu by'isi kurenza gukurikira Imana ubwo bari gusubira kuri wa murongo bazaba bakunda ibibanezeza aho gukunda iki Imana ibyo Paulo yandikiye Timoteyo umenye ko mu minsi imperuka hazaba ibihe birushya nibyo biri kubaganza niyo mpamvu ugomba kwemera ko burya ubugingo buhora iteka ryose buhari sibyo kuko ibyo nibibanziriza ubugingo buhoraho iteka ryose uyu muntu yataciye mu ibyo utugomba guca mu ibyo kuko nabyo ni ibyavuzwe na Yesu ni ibyavuye ku Mana ngo mu minsi y'imperuka urakoze cyane kuvuga ko kandi hazabaho ibihe birushya ibihe birushya ntubyumva ni ibihe bigoye abantu batavuga rumwe kandi bikwiye ko bavuga rumwe ibihe by'intambara kandi by'ukuri hari nta nubwo n'iki gihe kizarangira habeho igihe cy'amahoro ariko mu gihe iki gihe cy'amahoro kitaragera hazabanza haza ibihe birushya ibihe by'intambara wumve mu bihugu hirya no hino wumve mu bazungu mu birabura mu biki ntabwo ari mu birabura gusa no mu bazungu nuko nguko tugomba rero guhagarara twebwe tugomba guhagarara dushikamye twemye kubera ko twamaze kubisoma neza mu ijambo ry'Imana ko ibyo bihe tuzahura nabyo ariko nyuma y'ibyo bihe hazaba hagaye k'amahoro ako gaye k'amahoro kaduheshe kuzinjira mu bugingo buhoraho iteka ryose ariko bizahitana benshi ibyo bihe bizahitana benshi cyane ariko nanjye nari nkiri hano muvaniwe kuri dirija hatuwe ati rwose kubera ibi bihe bikomeye cyane biragaragara ko abantu batazabona ubugingo bw'ubugingo ntabwo dirija no dirija Yesuke mbona ndabo ariko dirija harana mugarukira ababona ibintu bigoye ababona ese noneho bimeze gute ko byanga bikaba ibindi bisiga kurura okay yibaje avuze ikintu nundi wese ashobora kwibaza akavuga ati nkaba nta n'ubugingo ariko burahari tubyemere ko buhari kuko hakurya nyuma y'ubu buzima hari ubundi buriya twagira ibyiringiro ko ubugingo bwa buhari kubera ko wenda ari ijambo simbere ko nibuka umurongo neza yavuze ngo ubwo itimanye umwana wayo izabura ite kumuduhana n'ibindi byose buriya n'ubugingo bivuga ko izabuduha okay hari ikindi niki hari ijambo rivuga ngo ubw'Imana iri mu ruhande rwacu yego umubisha wacu ninde niki cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo ni amakuba ni ibyago ni intambara ibyo byose se si ibyanditswe ariko nanjye nagaruka ngaruka ku ruhande rw'dirija ratubwiye ko abantu ubugingo ari ntabwo ibyo yakora rwose nawe ubishyizeho se nawe urabyemeje nagaruka ku yindi mpamvu nyine wenda umugarutseho impamvu mbigarutseho kubera ko ari ntabwo ni ukubera ko mbona nyine iyi minsi ari iri kurushaho kugaza ni iki cyatandukanye n'urukundo rw'Imana ni intambara se ni inzara se ni uburwayi se ibyo byose rero biri kuganza abantu bikababuza bikabatandukanya na rwa rukundo kuki biri kurusha abantu imbaraga bikabatandukanya n'urukundo rw'Imana iyo rero ni isi ya none isi ya Bibiliya iyi si ubundi hari ubundi buzima nge nicyo kintu ndi gushaka kuvuga ubu buzima bumeze gutya ni bw'isi ya none turimo ariko hari ubundi hari indi si nshya isi ya Bibiliya itubwira ko ariyo ntego isi ya Bibiliya ivuga ko abakora iby'Imana ishaka bazabana n'Imana yacu iteka ryose ariko abo bantu nyine barahari bazabana n'Imana yacu iteka ryose ariko tujye twifashisha ijambo ry'Imana
bo iri oya buretse ijambo ry'Imana twarisomye reka tubanze turebe mu yego ijambo ry'Imana twarisomye turebe muri ubu buzima turi urebye mu ishusho abantu barimo y'uburyo bari kwifata n'imyifatire bafite ubona koko abazabana n'Imana yacu iteka ryose bazabonekamo ndabo ariko badirija wowe dirija oya ntago nge mbyemera dirija rwose sinzi impamvu ntago mbyemera ashobora kuba abantu dirija bajya bamurushya rwose mu murimo w'Imana barakuruje bakumazemo imbaraga cyangwa ni iyi minsi nawe igutwaye sinisi ya none abantu adiri kudirija mu murimo bashobora kuba bari kumurusha bari kumumaramo imbaraga ariko ababiri barutumwe tugomba gufashanya bo ni byiza ko tuganira burya abantu baganiriye kimwe kivamo tukabona icy'ingenzi uravuga ati koko se koko tubona dukurikije ibiriho abo bantu bazabona ubugingo bazaboneka ariko umenye ko inzira wundi ijya mu ijoro ni inzira ifunganye izanyuramo bake izanyuramo bake abayanyuramo ni bake ni ukuvuga ngo muri ya nzira ifunganye ni ukunyura mu bintu bikomeye biruhisha aribyo by'isi nyine tuvuga bigoye uyivuyemo neza ukihangana muri ubwo buryo ntekereza neza ko uzaba uri mu mubare w'abazabona ubugingo haleluya kandi namwe nukuri ndareba nkabona subiramo imbaraga ndareba nkabona nta bantu bagishaka kunyura mu bintu bigoye abantu bose bashaka kunyura mu bintu byoroshye niyo mpamvu mvuga ngo ntabo niyo mpamvu uzasanga biri gukurura abantu bamwe barasubira inyuma ugasanga ntabwo mbivugiye umwene data w'udidirisha ariko ugasanga mu makorari urugero kubera ibi bihe bamwe batangiye kugira intege nke bamwe baragenda bakora umurimo batabishaka batangiye gushyiramo imbaraga iyi si iraruhije pe ariko ntabwo iki ari cyo gihe cyo kunanirwa urumva nka dirija nawe aravuga ati kubera ko mbona nyine bigoye wenda babona n'uburyo abaririmbyi bamurushya akarebera mu madini mu matorero hirya no hino mu isi abakristo bamwe bakabona uburyo bitwara bamwe ndetse batangiye no kubivanga ugasanga nyine barabivanga bakavuga ngo Imana iravuze itavuze bikavana mu bazana ibintu byo kwambura abantu ariko icy'ingenzi ni ukurinda umutima wawe kurusha ibindi byose birindwa kubera ko iby'ubugingo ariho bikomoka niho biherereye amen haleluya Imana ishimwe cyane ariko tutaragana ku musozo kambabaze abantu bo kwisi Bibiliya mubizeze niba muzongera kugaruka tukabaganiriza kwingingo rwose ndumva ifite ibintu byinshi tugomba kuganiriza abantu bo kwisi Bibiliya muzagera mugaruke vuba tuganiriza abantu bo kwisi Bibiliya kugerekeranye n'ingingo rwose tuzagaruka iki kiganiro cyashimishije ni cyiza ni ukuri turabikwemereye nimubishaka tuzagaruka erega biri mu buryo bwo kwamamaza Imana mu buryo bwo kwamamaza Imana mu gihugu cyacu igihugu cyiza dukunda gifite ubuyobozi bwiza tukagenda dufata n'umwanya wo gusengera abaturarwanda abayobozi bacu b'igihugu inzego z'umutekano ibyo byose tukarushaho no kuvuga ubutumwa kuko ubuzima bwo ni bwiza urirebye kandi igihugu cyacu kigeze cyubaka ni heza uko cyubaka rero dukwiye no kwibaka mu buryo bw'umwuka haleluya tukibaka mu buryo bw'umwuka iby'umubiri bikagenda neza n'iby'umwuka bikagenda neza naho ubugingo bwiho bw'iteka ryose tuzabubona twerekeza ku musozo nihe nama mwagira abantu bari kurushywa n'iyi minsi iri gukamura abantu iri kubakamura ikabamaramo imbaraga urabona ngadirije rwose baramurushya rwose akavuga baze umurimo w'Imana impamvu zitagize yajya kurepetesha kwari akabura abaririmbyi akababura ugasanga ntibaje bikamuviramo kwitotomba akibaza icyo akora akakibura buriya si we wenyine gusa buriya n'andi makorari yandi yakwereka abaperezida
buriya njye nka perezida ndabibona nanjye dirija ubundi na perezida ni abantu baba hafi ya korali cyane nibo bantu bahagarariye korali ubu buryo bimurushya mba mbibona n'uburyo nanjye bindushya ababibona ariko se twabireka twava ku mana se tukajya hiye ntabwo twabireka dirija mushiti wanjye komera ku murimo w'Imana tugomye genda uko imbaraga ze zingana niko ijambo ry'Imana rivuga nzakurwanirira. Haleluya. Amen. Dukurikije rero uko abantu bari kugenda bacika intege hirya no hino nyino ibicantege bikuza ari byinshi mwabagira ihe nama kugira ngo bazabashe kubona ubugingo buhoraho. Inama niyo tugezeho mwagira abantu inama buki. Urakoze cyane. Inama ngiye natanga numva nashishikariza abantu kurushaho kwegera umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Ibyisi bakabitera iki umugongo kuko ni ijambo rivuga rirangiza rivuga ngo abameze gutyo bya jambo twasanze rijyanye no mu minsi y'imperuka Paulo yandikiye Timoteyo ngo abameze batyo ujye batera umugongo ariko ngo abameze gutyo ujye ubatera iki wowe umugongo ni ukuvuga ngo ni ukwitandukanya nabo kandi iyo babonye imigenzereze yabaye myiza nabo baragaruka bikaba byiza buhoro buhoro ibintu bizajya bigenda neza kandi bagende babyumva hamwe n'ibi biganiro byose tuzatugenda tugira ute dutanga mbutse. Twerekeza ku musozo dirija wowe watanga nama ki ku bantu bari kurushywa n'iminsi y'imperuka? Inama natanga nabwira abantu bakihangana bakagaruka bakava mu byisi kuko ibyisi bizashirana no kwifuza kwayo bagakurikira Imana. Nibyo Imana itubikiye ubugingo buhoraho nicyo nabifuza. Haleluya. Urabona ubuze ijambo ryiza kwihangana kuko ibi birushya muri ibi birushya hari igihe usanga umuntu ni umupfakazi sibyo ni imfubyi ziraho ngaho yabuze ibyo kurya kandi umuririmbyi akaba yagenda akayeshura urutoki rw'umuntu akarwiba abana babuze ibyo kurya akarwiba bisaba izindi mbaraga zo kwihangana ubuze ijambo ryiza cyane kwihangana ukizera uwo twakurikiye ni umunyembaraga kandi ntabwo akoze isoni ntabwo akoze isoni abandi bo ku isi y'abiri rero turabashimiye ko mudahwema gukurikira isi y'abiri niba ugeze hano bwa mbere ukaba utarakora subscribe reka twinginge upyondeho kuri subscribe kugira ngo utazabura notification z'ibiganiro by'isi ya Bibiliya bikangurira abantu gukora iby'Imana ishaka kugira ngo bazabane n'Imana yaje iteka ryose ubwisi zabishiranye no kwifuza kwayo. Tubasezeranije kandi bene data badusezeranyije ko bazagaruka hano ku isi ya Bibiliya tukaganira by'ubugingo bara ku by'urugendo kugira ngo turebe ko twazarokora benshi bakazanga umujinya uzatera maze natwe tukazaba mu mubare w'abahindure benshi mu kugira ute mu gukiranuka. Reka rero ninginge twatangiye dirija adusengera aturagiza Imana none ubwo tugiye kuba dusubitse reka twinginge perezida nawe adusoreze asenga Imana asabira n'abantu umugisha bo ku isi ya Bibiliya. Amen. Urakoze cyane reka twubahe Imana mwami Imana yacu turagushimiye cyane turaguhimbaje dushimye kuri Imana yacu bwite uri Imana idukunda itazatureka itazaduhana mwami dushimishijwe n'iki kiganiro tugiranye na mwene data kijyanye no ku isi ya Bibiliya duvuze byinshi bijyanye n'ibirushya abagenzi bigoye ariko dufite umwami dufite Imana itwitaho izaturengera ariko icyo twizera cyo nuko twarushaho gutegura imitima yacu kugira ngo ibemo neza tuzaraga ubugingo twavuze mwami buhoraho iteka ryose. Naho kuba muri iyi si igihe kiragera umuntu agataha undi munsi undi nawe akagenda ariko dufite aho tuzaba aho tutazongera kurira tutazongera kubabara. Mwami udufashe rero turadusengeye mwene data wadutumiye na mwene data dirisha dusengeye n'umurimo w'Imana dusengeye n'igihugu cyacu dusengeye n'abayobozi b'igihugu cyacu dusengeye u Rwanda rwacu isi yose uyibere maso kubera ko iminsi iraruhije ariko uraharira Imana. Urakoze rero ko ubutaha n'ubundi nubyisha ukabikunda tuzongera kugaruka kujyana ikiganiro na mwene data ni mu izina ry'Imana data umwana n'umwuka wera. Amen. Murakoze cyane Imana ibahe imigisha.